chance kwanza. Don't forget. We are in. Love. We are in. We are in. Nyine nahise ko numva ko nyine mu gihe mbonye mama dukundana mukunda naragukundaga nawe nkabona nkunda. So nyine ibintu byarahindutse. Ndavuga nti nahanga. Hey. Nahangoma. Ni hambere ngewe nabonaga. Nindamuka. Ngize gutya gatoya. Ugize gute? Ese bebe. Uri ku munsi? Twabwiranye ko dukundana. Urayibuka? Ndabyibuka cyane. Ntabwo nari nzi ko byagera ahangaha aho urukundo nyine rwacu rugeze. Yego. Ariko wibuke. Cyagiye tumaze kumenya nibwo ahubwo ibintu byose byose bipfa birazamba. Urabyibuka? Ndabyibuka cyane. Tuzagere gute? Reba. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play, Hello guys, welcome and welcome again to our channel. We are Blesso Family. Chance kwanza. Don't forget. We are in. Love. We are in. We are in. Guys, twagarutse. Ahantu mutano turi Blesso Family. Uje hano bwa mbere. Make sure you make subscribe. Hano mani muri show. Tell them. Guys, uyu munsi twagarutse. Nkuko mubizi turabanda dusuza abantu badukurikirana buri munsi, umunsi ku wundi. Tubabwira ngo we love you so much. Abantu bakomeza kutwereka support, bakora subscribe, bakora like, bakora comment, man. Turabakunda pe. Rosa, babwira ngo Rosa. Uzi Igiswahili? Do you know Kiswahili? Gifaransa. France gusa. Nindozi uko bita subscribe mu Gifaransa. Subscribe mama, na subscribe mama. Guys, dukomeze urana tuvanye. Guys, tumutumirwa uri kuri kamera ndagira ngo abibwire bakwita gute boss. Mr. C Mr. Champion. Turakwakiriye kuri Blesso Family. Tunabwira nawe umva wadusura kuri Blesso Family mujye muza mudusure, turi abantu beza nta kibazo cyacu. Turi umuryango mwiza. Genda umugabo, uyu ni umugore abantu batanze nitwa Eric. We bakita dufite umwana wacu witwa Blesso, tukaba Blesso Family. Yeah. Abantu mukomeje kudukurikirana sasa twatangiye episode ni tugeze kuri episode ya gatatu, ya mbere, ya kabiri, iyi ni ya gatatu. So nizere ko wowe kizana bwa mbere ubuze kugenda ukareba kuno byatangiye. Uyu munsi tugeze he? Turi kubabwira love story y'urugendo rwacu kuno twakundanye kugeza tugeze ahangaha uyu munsi. So guys, abantu bataragera episode yarangiye nandi kubabwira ukumva twavuze umuntu ese hagati yanjye na madame ninde wabwiye undi kamukunda mbere. Ibyo twanabikoze muri episode y'ubushize. Nizere ko woje bano bwa mbere ugenda ukabanza ukajya ku watching iyo video kugira ngo udukurikirane neza gatanu kuri gatanu. So episode sasa ikurikiyeho ni iyi. Episode ikurikiyeho ni nyuma tumaze kugira gute, tumaze kumvikana ko dukundana njye nawe, tumaze kubibwirana hagati yacu, tumaze kubyemeranya. So urugendo rwacu tumaze gukundana byahise bigenda gute, nibyo tugiye guhita tubabwira ukuntu byahise bigenda kugeza dufashe umwanzuro ku bana. Tumaze kubwirana ko dukundana, wowe byo wibuka byahise bigenda gute kugira ngo tugere kuri level nta kibazo, kugira ngo tugere kuri level yuko tuvuga ngo turabana. Tumaze gukundana byahise bigenda gute? Nyine urukundo rwakomeje. Ubundi kuri wowe ku ruhande rwa muri wowe mu mutima wese ufate izengamba wese wumva ibintu bya ugiye kwipanga. Nyine ndagira ngo uvuge ukuntu wese wimva upanga ibintu bya nyine muri make. Nyine nahise ko numva ko nyine mu gihe mbonye mama dukundana mukunda naragukundaga nawe nkabona nkunda. So nyine ibintu byarahindutse. Ndavuga nti nahanga.
nahangoma niyo nahise nguma hamwe na wowe so turakundana nyine ngenda nkwigamo gake ngenda mbona ko nyine wanyize se gute nyine narakwigaga nose ni reka nkubaze se badusore twose tumwe tuza duca hirya no hino none se ubundi reka nkubaze wafashe umwanzuro wo gutukwekana abasore bose kugira ngo buriya nanjye bafite amatsiko yo gushaka kumenya kuko ntabwo twigeze tubiganiraho mbese nasari umunsi twigeze tubiganiraho nigeze mbiganiraho oya urambeshye okay wese nawe bafite amatsiko buriya wese ufata umwanzuro nyine nahise mfata umwanzuro nyine ndashaka kumenya ntabwo dutina n'ubundi ndashaka nahise mfata umwanzuro mpita nyine kuko icya mbere naragukundaga nawe warankundaga noneho ngewe nabonaga nindamuka ngize gutya gatoya ugize gute ko nyine ataraba ari byiza kubera ko nyine nabonaga ukuntu twari tumeranye okay ndavuga ati reka ngoma aha ngaha nkundane n'uyu mugentro umubogari kuko n'ubundi nabonaga ufite umurongo muzima ndavuga ati rero ntabwo nakwitesha umuntu ufite umurongo muzima utarabimbwiye uvugisha ukuri n'umujama ntabwo namwitesha noneho reka ndeka abandi bose nkomezanye nawe uyu n'umujama ari seriye uyu mugabo ni wa mbere yabaye seriye cyane nyine nanjye mpita ko mba seriyeze nubwo nsanzwe ndi seriyeze ariko nuko nyine urugendo rwagiye rukomeza kenshi nyine ukambwira ko nyine urukundo rwacu hari icyo rugamije kizima mpita ko nguma hamwe pe akabazo mwibukaga ko turi kumwe n'umunyamakuru Mr Champion mbo akabazo urumva hari ibintu bijya biba hagati mu gukundana sibyo ni nk'iki cyaba cyarabaye ukumva aragudisappointinze cyane ikiguciye intege wenda aba ari nk'ijambo mwavuganyeho mugeze kure sibyo bibaho cyangwa se wenda obstacles imbogamizi ikintu cyaba cyarabaye hagati aho ukavuga atari ku ibintu kwera bizakunda sibyo cyangwa se bigiye gupfa urumva nk'ikintu nyine cyatumye uba discouraged cyangwa se disappointed mu gake ni nk'iki nimba wakibuka ikintu kigeze kuba nkabona bitazakunda ukabona birasa nk'ibigiye kwanga urukundo rwacu rugasa nk'aho rugiye guhagarara bitewe n'ibintu icyo gihe ntabwo nk'isi nta cyabaye byahita bihagarara ntabwo naba nkibuka kibaye kinahari haba ari ka kantu nyine gatoya kagufata nk'umunota umwe se ubundi wabivamo ariko ntabwo navuga ngo hari ikintu kigeze kiba ngo cyatuma ngo none se nyuma yaho abantu wenda nk'ituza bamaze kumenya nta muntu ugeze kugira inama ati uriya mutipe wenda mureke uriya mutipe nta biki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo akubwire story zitari nziza ubwiye wenda eri kuri uriya mwana cyiza ntabwo umuntu wari umuzi kubera ko yari umunyu inaha umuntu wese nakubwiraga wenda w'umushuti wanjye nta makuru yabaga nyine ntabwo yari amuzi inaha ngaha wenda ngo aravuga ngo uriya mutipe nyine ntabwo bari bamuzi njye yari umuzi nahise mumenya rero kubibwira umuntu uwo ari we wese ntabwo bajyaga bamumbuza ko ntabwo bari bamuzi basi mu rugendo mwakundana mumaze kwemezanya akaba ari ijambo wenda cyangwa akantu yakoze ukavuga ati I don't like this sibyo ntabwo mbikunze ntacyo uri perfect bro uri muzima cyane ntacyo yakoze ngaho Eric natubwire gasaidiye kuba tumaze kwanduranya ko tugiye gukundana nanjye ntabwo kusobanura ari perfect niyo mfite abandi bantu tuvugana cyane tugira gute abakobwa byese biba ngombwa ko abantu bose mbashyira ku ruhande nkatuza fokasinga kuri uyu nguyu urabona ni mwiza ni muzima cyane kumva kandi twari duhuje muri byose twari tumaze no gufata umwanzuro ibintu twari tumaze kwemeranya ngiye kubishyira mu ngiro kumva kuko njye namubwiye ko mukunda n'ubundi still mfite gahunda kugira gute nzanamupropose ko twabana
by'akavuyo ndavuga ati uyu mukobwa ntabwo agomba kuncika kuko rero namaze kubona ni umwana mwiza afite character nikundira ni mwiza ni muzima dore murabubona uri kumva ntabaho ese ubaho ntago mbaho uri kumva so ndabona uyu mukobwa rero tugomba kujya gute tugomba kugumana nuko byagenze. Okay, hanyuma rero tugira ngo abantu bari bumvishe story cyane side zombi sibyo. Noneho kanena nakubajije ikibazo sibyo birarangira ariko to be honest ni urugendo kandi rwararangiye sibyo. Namubajije we numvishe side yiwe noneho katujye kuri side yawe umaze gufata decisions sibyo. Tumaze gufata decision icyemezo nyuma yaho sibyo wowe nta bantu wenda baje ngo bamukubwire wenda bakubwire ibibi byo kuba wenda byabatandukanisha hagati aho. No kuvuga ngo nanjye kubera ko njye nkunda gukora ibintu biri private cyane ntabwo nagiye kugisha inama abantu cyangwa se nde kuko bigaragara cyo physical appearance yari ifite umukobwa mwiza sibyo. Abandi nta muntu ari bujye kugira ngo uyu nguyu cyangwa njye ku giti cyanjye nifatiye umwanzuro ndavuga ati umukobwa ngomba kumukunda ku giti cyanjye kugeza igihe njye nabibwiriye mu rugo ndababwira ati dore umukobwa dusigaye dukundana ubwo n'igihe nari ndi kubabwira ati sasa njyewe nshaka ko uyu mukobwa twabana naramukunze ubwo nagezeho nyine mbijyana muri famille of course hashize igihe dukundana kumva nyuma yaho yankoreye surprise amaze kuza kuntungura kuri anniversaire y'amavuko yanjye wow byari byiza cyukoze change man ko nahise mvuga ati hano hantu ngomba kuzakora akantu nanjye ndavuga ati se why not y'ubundi mwana tutazibanira bitangira kunzamo gutyo mvuga ati uko byagenda kose ngomba gufata umwanzuro kuko nari maze kubona ko ari perfect nkuko nifuzaga umugore wanjye agomba kuba ameze. Voilà, hanyuma rero tugana ku musozo cyangwa hari story tugane ku musozo kuko ukuntu bimeze next episode izaba ari gute kuko abantu ntabwo bakunda ibintu birebire cyane nawe urabizi tuvuze ngo tugiye kuvuga twakora video ifite nk'amasaha nk'icumi right. Ngavuga mugane ku musozo tugana ku musozo ndikumva hari amatsiko sande yawe ufite hari ikintu bashaka kumenya ibibazo bye ntabwo byabura uri kumva. Guys tubibutsa ko niba ari ikintu ushaka kumenya wajya utwandikira muri comment ukatubaza niba ari inyunganizi buri kintu cyose mujye muba free tubwire kandi nawe ukiri kandi utarakora subscribe bro make sure njyewe ndabaza niba ushaka ikibazo kimwe kikuri mwembi